kwasigaye guhamagara ngo taha cyane yatwitiye iki kandi ngewe akintu wasiga mu rugo urumva njye kinkora iyo nkuye misogisi urumva iyo nkuye misogisi umeze sabe iyo nkuye misogisi ahita rirwanya oya ntabwo mvuze kurwanira utazankumukisha iyo nkuye misogisi ndishyira hano hafi yanjye kugira ngo ndare kuryoha uri kubyumva kintu isogisi ndishyira hafi yanjye ndarande kuryoha tazanukisha mba nambaye isogisi ry'umukara yaba isogisi kandi ikintu bita isogisi abakeneye hafi hano bashaka amasogisi yakatijana buriya amasogisi yo kintu ajya ngurira kwa namba wani cyunga baraho kumuteremu muri atatu igihumbi rero rikuramo rimwe ryari nini ugenda metero 20 ritangira kuganira niyo ry'abashaka nyine ni nagashaka nambara cyaguka ashaka nambare ryarindi ryandi ryo kumuteremu urari nyane bavuga ngo atatu igihumbi wadiringa neza 5 ku gihumbi iyo udirinze neza buri abane cyangwa 5 iyo nukuvuga ngo akunda kugamagara cyane utasize isogisi mu rugo biganira ibintu ahita kubishyira mu ndi muntu koko ndakwinyiza bimushyiramo ibyo nta muntu ukizemo kandi ari byo kugere kukubwira neza kera cyo kimwegereye ni cyawe cyane byihorera ariko nyine impamvu nambikubwiye isogisi ndishyira hafi ngiye nkaryama numva afite amahoro n'umutekano nta bindi byose n'Imana igikora nyakubona ukabona arimo arisetsa anezerewe isogisi nani cyangwa kimwe yanagira nuko bigenda naje kuzubura ngo kumugabo umva ari byo cyangwa abamama baratubeshya man mwancire mugani amwe ngo kumugabo agenda kurana ikagenda abona uzi kinashatse kumbwira yego uko nyine buri situation yo gucamo ugenda uhura na challenge zitandukanye kandi nta bazi kwepera waruzi yuko isogisi byagira akamaro bingana gutya se nakuze nzi ko isogisi bahitaje mwaba kuyakumira ariko byumva mbanzi ko rigenda rikajya kumeza ariko rero gusanga nta kintu kiri umumaro man ariko bashaka kuba batubeshya kera ko yari wenyine wamujama ko yari adahari isogisi ubwo yari keneraga cyangwa biterwa no yarambwiye ejo yarambwiye ubundi ku kwezi kumwe abiri tubona ko nyine gahunda y'isogisi ukunda kimenye ku kigero kingana iki kimenye ukuntu mukunda okay mukunda ukuntu meze ndabigusobanura gute ngiye nkunda umuntu birenze urugero oya nkurikije nawe uko nkunda umuntu nkurikije nawe uko ankunda yego kuba yaranguze nanjye nkamukunda byabayeho ariko noneho ukuntu ngenda mukunda nibyo we kuri we ibyo anyereka so ntabwo nakubwira ngo ni kino kigero niba nkunda biri low ariko ndabizi ko ankunda uko ankunda nanjye niyo feedback amuhereza wow afite dusubizo byiza agabanyije nyine ariko nyine nayo ndamusapotinga agabanyije nawe gabanya yongere nawe wongere ahubwo n'umwana mwiza uyu mwana azi ubwenge amukunda amusubiza ibyo amuha ati ngiye feedback mbona niyo nanjye muha ahubwo ngiye ko sinari nkazi umva nayo nzangukunda uko nkunda ndabimera ariko bidakuyeho ko namukunze nawe akankunda nibyo habayeho gukundana mbere ariko ubu rwego tugezeho nuko nyine ibyo mwereka nawe ariko ankunda nawe uko ankunda nanjye akaba ari noneho nawe akagukunda bitewe n'ibyo wamukoreye ibyo wamuhaye nibyo rata mwana wanjye mbaza azi ubwenge cyane umwana